Bitekerezaho neza, wibaza icyaba uramutse uburiye hagati mu butayu bwo mu burengerazuba bwa Egypt. Wabanza kugira inyota nyinshi bikabije, ubundi ugatangira gutekereza ko ugiye gupfa. Ariko se nanone byagenda ute ubonye bitunguranye uhingutse ku mazi n'ibindi bimera byo muri ubu butayu? Gusa ni ikintu kigoye cyane ko cyaba, kubera ko ikarita nshya itwereka ko iki gice ari ubutayu bukabije cyane burambuye ku birometero 200 uturutse muri buri cyerekezo. Ariko reka ubu nonaha nkubwire ko ibyo tubona ko bidashoboka ari byo leta ya Egypt iri gukora mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Cairo, umurwa mukuru w'iki gihugu. Bari kwikorera ubwabo umugezi munini cyane uruta uwo wose wakozwe n'umwana w'umuntu ku isi. Kubaka uruzi mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Cairo ni umushinga mugari cyane uzarangira hakozwe ibyiciro bibiri, aho icyiciro cya mbere biteganyijwe ko kizarangira muri 2025 kigasiga hangana na kilometero kare 6,000 z'ubutayu hahindutse famu nini yo guhingamo. Nanone kandi hakavamo ibirometero 100 bizubakwamo imihanda, amazu yo guturamo, ingomero z'amazi 2 zitanga umuriro w'amashanyarazi ndetse n'icyanya cyo gusukuriramo amazi kizaba ari icyambere kinini ku isi. Ibyo byose bizaturuka ku ruzi rurerure cyane rw'urukorano bari gukora. Icyiciro cya kabiri nacyo biteganyijwe ko kizarangira 2030 cyo kikazasiga hakozwe nk'ibyo twavugaga ku buso bwikubye kabiri bw'icyiciro cya mbere, ni ukuvuga kilometero kare 12,000 z'ubutayu zizasigara wagira ngo ntibwahigeze. Ibi bikatujyana ku kibazo kivuga ngo ese kubera iki leta ya Egypt iri gushora amamiliyari menshi y'amadolari kuri uyu mushinga kandi basanzwe bafite uruzi rurerure rwa mbere ku isi arirwo Nili, ndetse n'impamvu bari kwihutisha uyu mushinga ngo urangire mu myaka 3 aho ku imyaka 10 nk'uko byari biteganyijwe. Iyi ni Top 250. Nge nitwa Joshua Mutuyimana. Reba hasi ukore subscribe, like, share na comment ubundi dukomezanye. Egypt ifite ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo gishingiye ku kuba itabona amazi ahagije yo guhaza abaturage bayo bose bazaba bangana na miliyoni 115 mu mwaka wa 2024, ndetse kandi 16% y'ubutaka bwayo ntibushobora kugerwaho n'amazi. Ibi nibyo byatumye mu myaka mike ishize baragiye bagerageza gukoresha uburyo bwo kuhira ubutaka no kohereza amazi mu mijyi n'ibyaro bitandukanye hakoreshejwe ibikamyo binini. Hashingiye kuri raporo y'umuryango w'abibumbye United Nations igaragaza ko Egypt ari cyo gihugu cya mbere muri Afrika gifite ikibazo cy'ibura ry'amazi, ndetse kandi ngo muri 2025 ishobora kuzabura amazi asanzwe yo gukoresha burundu. Kimwe mu bimenyetso bifatika bigaragaza iki kibazo ni Ethiopia. Ethiopia yubatse urugomero runini cyane ku mupaka wayo na Sudani. Uru rugomero ruyobye igice kinini cy'amazi ya Nili y'ubururu. Ibi byateje ikibazo gikomeye Sudani, ariko ikibazo kinini cyane kiri kuri Egypt ubwayo kuko amazi ajyayo yahise aba make cyane. Ethiopia ijya kubaka uru rugomero suko yari ifite ikibazo cy'amazi, ahubwo bwari uburyo bwo gukwirakwiza amashanyarazi mu gihugu cyabo cya Ethiopia. Uru rugomero rwabaye ikibazo gikomeye cyane ku mutekano hagati y'ibihugu bya Ethiopia, Sudani na Egypt, ku buryo habuze gato ngo ruteze intambara hagati y'ibihugu ko ari bitatu. Ikindi, uru rugomero kurwubaka ku mupaka wa Sudani ni ikibazo kuri Sudani na Egypt, kuko uyu mushinga wo kucyubaka igenda nabi byari guteza ibura ry'amazi burundu mu bihugu bya Egypt na Sudani, mu gihe Ethiopia yo nta kibazo na kimwe byari kuyiteza. Iyi rero ni imwe mu mpamvu Egypt iri gushora amafaranga menshi muri uyu mushinga wiswe Delta Project, mu rwego rwo guteganya ko umushinga wa Ethiopia wo kubaka uru rugomero wakorwa nabi bikabagiraho ingaruka. Impamvu bafite impungenge ni uko uyu mushinga wa Ethiopia ukora ku ruzi rwa Nili mbere y'uko Nili igera mu majyaruguru ya Egypt, harimo n'igice kinini cya Cairo ahatuye abarenga miliyoni 22 z'abaturage. Ibi kandi birungikana n'ikibazo cy'ihindagurika ry'ikirere. Ibi nabyo byongera ubutayu muri iki gihugu. Wibuke ko nubwo 20% by'ubutaka bwa Egypt bushobora guhingwa, 5% yonyine niyo ishobora guhingwa bitewe n'ibura ry'amazi rikabije. Egypt nicyo gihugu cya mbere ku isi cyinjiza ingano nyinshi ivuye hanze, kikaba icya kabiri mu kugura ibigori by'umuhondo kibikuye hanze, kikaba icya gatanu mu kwinjiza amavuta yo guteka nayo kiba kiyakuye hanze. 80% by'ibishyimbo ikoreshwa muri Egypt bituruka hanze, naho 32% by'isukari bakoresha nayo bayikura hanze. Icyo ubwacyo ni ikibazo gikomeye cyane, kuko mu by'ukuri ibi byose Egypt yakabaye ibyeza ubwayo ikihaza igasagurira n'amasoko. Igisata cy'ubuhinzi muri Egypt ni ingirakamaro cyane kuko kigira uruhare rwa 14% bya GDP yabo. Ubuhinzi muri Ethiopia kandi butanga 20% by'imirimo mu gihugu. Bivuze ko abanya Egypt bagera kuri miliyoni 40 batunzwe n'ubuhinzi.
Ibi kandi biranatwumvisha neza uburyo uyu mushinga wa Delta bari gukora ari ingenzi cyane, kuko nibura uzasiga imiryango ingana na miliyoni 5 ibonyeho gukura imibereho mu buryo buhoraho. Ikindi kandi gikomeye nuko uyu mushinga uzafasha abana barenga 20,000 basoje amashuri kubona imirimo mu buryo buhoraho. Iyo mirimo ikaba izaturuka mu kurinda uyu mushinga nko gukomeza gukwirakwiza amazi n'amashanyarazi. Bitandukanye n'ibyo benshi dutekereza, uyu mushinga wa Delta ntago intego yawo ari ukwishingikiriza ku mazi ya Nili gusa. Batekereza ko amazi azajya azenguruka, bivuze ngo amazi maba aturutse mu mazu y'abantu, amazi maba aturutse mu nganda n'aturutse mu buhinzi azajya afatwa bajye kuyasukurira mu rundi rugomero runini bari kubaka rwitwa Alarm Water Treatment Plant. Biteganyijwe ko ruzajya rutanga amazi angana na metero kibe miliyoni 7.5 ku munsi muri uyu mushinga, n'andi mazi asigaye ave mu ngomero ebyiri ziri muri 6th October City, umujyi uri hafi ya Giza. Urugomero rwavugaga ko bazubaka rukazajya rukura amazi mu nyanja ngo hakorwe uyu mushinga ntirucyubatswe bitewe nuko basanze byahenda cyane. Gukoresha amazi y'uruzi rwa Nili ni iby'igihe gito gusa kugira ngo uyu mushinga wa Delta wihutishwe, kuko bazi ko mu gihe kiri imbere amazi ya Nili batayizera bihoraho kubera rwa rugomero rwa Ethiopian Renaissance Dam rushobora kuzatuma igice kinini cy'amazi ya Nili ayoba ntiyongere guca muri Egypte. Wibuke kandi ko umugezi bashaka kubaka wa kilometero kare 114 bateganya ko uzajya utanga amazi angana na metero kibe miliyoni 10 ku munsi, uzaba uri ku butaka buri hejuru ugereranyije n'uruzi rwa Nili. Bivuze ko uyu mugezi utatemba neza kereka Nili yuzuye neza ikazamukaho metero nkeya runaka. Benshi bashobora gutekereza ko uyu mushinga utekerejwe mu gihe cy'amezi gusa make kubera urugomero rwa Ethiopia, ariko sibyo, ahubwo ni umushinga watangiye kwigwaho mu mwaka wa 2006. Ahangaha turi kuvuga umushinga uzakorerwa ku butaka bugari buzatuza amamiliyoni y'abantu, hagashyirwa amashanyarazi, ubuhinzi n'inganda zitunganya umusaruro wabwo, ndetse n'icyanya kinini kizaharirwa ubucuruzi, byose bizakenera isoko yizewe y'amazi kugira ngo bikomeze kubaho. Ikigaragara cyo nuko hari amahirwe y'uko uyu mushinga uzarangira ku gihe n'ingengo y'imari byateganyijwe. Uyu mushinga uherereye mu gace kitwa Dubai, ahantu habaga ubutayu bukabije mbere y'uko uyu mushinga utangira. Hazaba hari umuhanda umwe rukumbi munini wo mu bwoko bwa highway uzajya uva ukanajya muri aka gace, amahirwe ukazagera ku kibuga cy'indege cya Alexandria mu majyaruguru no ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Cairo. Kimwe mu bintu bizaba bitangaje kandi bishimishije aha hantu ni umugezi uzaba ari uwa mbere munini ku isi uzaba ukozwe n'abantu, aho uzaba ufite kilometero kare 114 z'uburebure na metero 70 z'ubugari. Gusa nanone mu by'ukuri uyu mugezi uzaba ufite kilometero kare 170 kuko uzahura n'umuyoboro mushya ari nawo usanzwe ugaburira Alarm Waste Water Plant, nayo ikazajya isuka amazi meza muri uyu mugezi. Uyu ni umugezi mwiza nanone witwa Alarm River, ukaba ugizwe n'imiyoboro ifunguye ya kilometero kare 148. Hari kandi imiyoboro iciye munsi y'ubutaka ya kilometero kare 22, sitasiyo 15 zipompa amazi kubera ko hari ahantu hagiye hari hejuru y'ahandi, ibiraro 39 bicaho imodoka n'inzira y'abanyamaguru iruhande rw'umugezi. Alarm Waste Water Plant nirwo rugomero rwa mbere ku isi mu gusukura amazi, rukaba rugizwe n'ibice bitatu, aho buri kimwe gitanga metero kibe miliyoni 2.5 z'amazi meza. Reservoir zo munsi y'ubutaka nazo zizatanga umusanzu ukomeye kuri uyu mushinga, aho bavumbuye amazi y'inyanja munsi y'ubutayu bwo mu burengerazuba bwa Egypte. Iyi reservoir iri ku ntera ya metero 2000 z'ubujyakuzimu kandi izagaburira izindi reservoir ziri ku ntera ya metero 400 z'ubujyakuzimu. Ibi bivuze ko hazaboneka amariba arenga 100 azajya atanga amazi menshi angana na metero kibe miliyoni 2.5 z'amazi. Ayo mazi akazaba ari amazi meza aturuka munsi y'ubutaka kuri uyu mushinga. Inganda nyinshi zizajya zitunganya ibyo kurya ubu ngubu ziri kubakwa. Uyu mushinga nuramuka urangiye neza, bivugwa ko Egypt izongera ikaba igihugu cy'igihangange mu kweza no kohereza umusaruro uturutse ku buhinzi hanze y'igihugu. Amakampani manini ku isi aturuka mu Bushinwa n'ahandi ari gushora amafaranga menshi muri uyu mushinga ku nyungu zabo z'ahazaza. Uyu mushinga uramutse ukoreye mu bihugu nka Amerika n'iby'Uburayi ushobora kubatwara arenga miliyari 50 z'amadolari ya Amerika. Ni mu gihe igihugu cya Egypt bizagisaba asaga miliyari 5.2 z'amadolari ya Amerika gusa, kubera ko muri iki gihugu iby'ingenzi bikenewe nk'abakozi n'ibindi bikoresho bihendutse cyane. Reka dusoreza ahangaha nkwibutsa gukora subscribe, like, share na comment kuri Top 250
kugira ngo uzajye ubona n'ibindi biganiro nk'ibi ngibi. Njye nitwa Joshua Mutuyimana. Ciao ciao.